Birashoboka ko wigeze kumenya ibihugu binini n'ibito ku isi, ukamenya abantu b'ibihangange kurusha abandi ku isi, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye kandi byihariye kuri iyi si dutuyemo. Ariko se wigeze umenya ishyamba ritangaje kurusha ayandi yose ku isi? Amazon Forest, cyangwa se ishyamba rya Amazon. Njye nk'ibisanzwe ndi Odibles ikaze. Ishyamba rya Amazon akaba ari ishyamba ricucitse cyane ribarizwa mu gice cya Amerika y'Amajyepfo, mu karere kitwa Amazonia. Rikaba ribarizwa ku buso bugera kuri kilometero square miliyoni 5,500. Rikaba risangiwe n'ibihugu binyuranye nka Brazil. Brazil ikaba ifiteho uruhare rwa 60% ry'iri shyamba rya Amazon. Peru ifite 13, Colombia ifite 10, n'ibindi bihugu nka Venezuela, Ecuador, Bolivia ndetse n'ibindi. Tubibutse ko inyandiko zimwe na zimwe zivuga ko iri shyamba ryitwa ishyamba ry'isugi kubera ko nyuma y'imyaka miliyoni 55 rimaze ribayeho nta bikorwa na bimwe bya muntu byari byakorerwamo. Ese ni ibiki by'ingenzi bigize iri shyamba? Iri shyamba ritangaje rinavugwaho kuba rihatse ubuzima bwo kuri iyi si dutuyeho. Ribonekamo ibimera bitandukanye bigabanyijemo ubwoko bugera ku 40,000, ubwoko bw'amafi bugera ku 3,000, ibikururanda biri mu bwoko bugera kuri 370, birimo nibiba mu ruzi runini rupima ibirometero bigera kuri 660 ruca muri iri shyamba. Ubwoko bw'inyoni bwo bugera ku 294, ndetse n'ibiti bikuze bigera kuri miliyari 390. Mu bintu byinshi bigize iri shyamba bivuga ko habamo n'abantu, abo twita cyangwa se tuzi nk'abasangwabutaka. Abasangwabutaka barituyemo bagera kuri miliyoni 22. Umve ko bo baba mu buzima butandukanye cyane cyane n'ubwo twe tubamo, aho bo umwana wabo akura bamwigisha ubuzima bw'ishyamba, nko guhiga, kuroba, gushaka imiti mu ishyamba n'ibindi. Nk'uko inyandiko nyinshi zibivuga, iri shyamba rifite runini y'isi dutuyemo, gusa ryugarijwe n'ikibazo kinini cy'ibikorwa bya muntu, aho usanga rigenda ritakaza igice kinini cyaryo bitewe no gutemamo ibiti, gucukuramo amabuye y'agaciro, gukoramo imihanda, gukoreramo ibikorwa by'ubuhinzi, kuritwika n'ibindi bikorwa binyuranye bituma n'ibinyabuzima bituye muri iri shyamba bigenda bigabanuka cyangwa se bikazimira, bikanagira ingaruka zikomeye ku mihindagurikire y'ikirere cy'isi muri rusange. Abahanga bavuga yuko nyuma y'imyaka nka 40 bikomeje gutya nta gikozwe, iri shyamba ryagenda rikendera, ndetse iyo myaka yajya kugera riri hafi gushira. Muri iri shyamba rya Amazon kandi harimo inyamaswa nyinshi zitangaje, nk'umuserebanya abashakashatsi bise Jesus Lizard, ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi. Ushobora kandi guhagarara ku maguru abiri nk'umuntu, ubundi ukavuduka cyane hejuru y'amazi, ukambukiranya imigezi yose kandi nta kwibira na gato, ibintu bidakorwa n'ikindi kiremwa na kimwe hano ku isi. Ibindi bitangaje by'amayobera muri iri shyamba, habamo ibikeri bifite uruhu rubonerana. Iyo ukibonye iki gikeri uhita ubona n'ibice byacyo byo imbere, kubera yuko kirabonerana kimeze nk'ikirahure. Kandi iyo imvura iguye mu ishyamba rya Amazon bifata iminota irenga 10 kugira ngo ibitonyanga bitangiye gucengera bigera hasi. Hagati mu Amazon hanyuramo uruzi runini rwa Amazon River, ufite uburebure bwa kilometero 6,400. Niwo mugezi wa kabiri mu bunini ku isi nyuma y'uruzi rwa Nile. Muri iri shyamba rya Amazon habamo uruzi rudasanzwe rwitwa Shaney Timpsuk, aho amazi yarwo agera ku bushyuhe bwa °C 93°A. Buratwika kandi bukanangiza ubuzima bw'ibinyabuzima bihaturiye. Kandi muri iri shyamba harimo igitagagurirwa kinini ku isi kizwi nka Goliath, gifite uburebure bwa santimetero 30, kikagira imbaraga zo kurya inyoni, ibikeri n'utundi dusimba duto. Kandi hano muri iri shyamba habamo inzoka ya Green Anaconda ishobora kugira uburebure bwa metero 10, nayo ibarizwa muri iri shyamba. Iyi nzoka ntabwo isanzwe, ishobora kumira umuntu ikongera ikamira n'inka.
Hano habamo ibiti bya sokalati bamwe bakunda kwita walking palm, bigenda bikoresheje imizi yabyo bikagenda byimuka bitewe no kubura k'umucyo cyangwa k'ubutaka bwuzuye ifumbire, cyo kiba gishaka ngo gikomeze kubaho neza. Imizi ya sokalati izamuka hejuru y'ubutaka, itandukanye n'ibiti bisanzwe bifite igishyitsi gikomeye gipfuka imizi. Iyo igiti kimaze igihe gito ahantu, gishobora kubona ko habuze umucyo cyangwa ubutaka butakigira intungamubiri, bityo gitangira gukura imizi yacyo aho ngaho kigana aho cyumva gishaka, aho kizabona umucyo ndetse n'ubutaka bufite ifumbire cyangwa se intungamubiri zizagitunga. Mu gihe imizi y'iki giti itangiye gukura, imizi ya kera iruma buhoro buhoro, bikaba nk'aho igiti cyimukiye ahandi. Nubwo ibiti bitagenda nk'inyamaswa, ubushakashatsi bugaragaza ko bishobora kwimuka nibura santimetero 2 ku mwaka, bigenda bikurira aho bigira amahirwe yo gukomeza gutanga umusaruro. Inzoka kabuhariwe kandi dusanga amahari yitwa green anaconda, ishobora kugira uburebure bwa metero 10, ikagira ibiro bisanga 250, ikaba ifite ubushobozi bwo kurya inyamaswa nk'inka n'ingwe, kandi ikaba ifite n'ubushobozi bwo kuba yamira kajugujugu. Kandi abantu bibera muri iri shyamba batunzwe n'utunyamaswa duto duto tugiye tubamo, utunyamaswa bashobora kwica kuko harimo n'ibikoko nk'izi nzoka ishobora kukubona igahita ikumira. Batunzwe n'utunyamaswa duto duto bicisha imiheto n'amacumu, harimo udukwavu, uduhuku n'ibihura byose barabirya. Ndabashimiye mwese twabanye muri iyi video, mwibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku wundi. Ndabashimiye, Imana ibarinde.